Ikaze tunarebera hamwe uko wakwita ku bana b'inkwavu bavutse kugira ngo batazagira ikibazo cyo gupfa ahubwo bigatuma bakura neza. Ibi tugiye kubisanga muri ibi bintu uko ari bitanu nabateguriye, ntihagire icyo utareka kuko ugomba kubikora neza uko bikurikirana. Niba ushaka ko inkwavu zawe zavutse zitagira ikibazo na kimwe zihura nacyo, icyo ugomba gukora ni ukubyumva ukanabikora. Ubwo iki kiganiro nihagira icyo kigusigira wandike muri komenti agatima unakande like ndetse na subscribe. Reka dutangire. Ikintu cya mbere kuzitandukanya na nyina. Ubwo urukwavu rwawe rumaze kubyara, ugomba gufata abana ukabashyira ku ruhande, wakabaye uba ugomba kuba warateguye na box ku ruhande cyangwa se akantu gatonya izi inkwavu zawe zavutse zizabamo mu cyumweru kimwe kugira ngo zimere ubwoya. Mu gihe zitaramera ubwoya, uba ugomba kuzikura hamwe na nyina kugira ngo nyina itazazikandagira cyangwa se hari n'inkwavu zigira ingeso zo kurya abana, ugasanga ruraziriye cyangwa se ugasanga ahantu abana bari ntabwo batekanye, ugasanga hari umuyaga cyangwa se ugasanga iranyaye, urwo rukwavu runini ugasanga zihuye n'ikibazo cyo kudatekana. Urumva ko kugira ngo inkwavu zawe umenye ko zizakura nyine zigira icyizere, ugomba kuzitaho neza ukazikura hamwe na nyina mu gihe zitaramera ubwoya, ukazigwanaho, icyo gihe ntabwo ziba ziragira ubushobozi muri zo bwo kwirwanaho. Aho ngaho nizere ko ikintu cya mbere ucyumvishe neza. Ku mwanya wa kabiri kuzishyira muri box ishyushye. Aha ngaha ubwo uzaba ufashe umwanzuro wo kuzitandukanya hamwe na nyina, uba ugomba kumenya neza ko ahantu ugiye kuzishyira, aho ngaho utandukanyirije ugiye kuzishyira, ugomba kuba hashyushye. Ugomba kuba hanashashe neza, hashashe amoya y'inkwavu cyangwa se wakoresheje ibyatsi byoroshye na pamba. Ipamba murarizi nyine ni ibintu bimeze nk'ubwoya byoroshye. Kandi ukamenya neza ko ugomba kuzihindurira neza kuko zigumyemo muri icyo gihe cy'umweru hariho sinyara utazihinduriye bishoboka ko zigomba kuzagira ikibazo. Tugomba kwita no ku yazo aho ziri ukamenya ko hashyushye kuko abana b'inkwavu ntabwo boroherwa n'ubukonje, icyo nacyo uba ugomba kucyitaho neza niba ushaka ko inkwavu zawe zirokoka ntihagire ikibazo cyo gupfa zigira. Ku mwanya wa gatatu kuzonsa bihagije. Aha ngaha ubwo uzaba umaze kuzitandukanya na nyina wazishyize muri box ishyushye, aha ngaha ugomba no gushyiraho igihe cyo kuzonsa neza. Icyo gihe ugomba konsa mu gitondo na nimugoroba, ibyo biba bihagije. Ariko ukamenya neza ko zonse bihagije. Aha ngaha nyine ukagenzura ko zonse bihagije, so aha ngaha ikindi kizaba gikurikiyeho ni ukumenya uko nyine urazisasira n'ubundi neza nk'uko twabivuze, then ukazisubizamo, ukamenya ko nyine ugomba gukoresha amasaha adahinduka. Ubwo mu gitondo nimba ari 12:00 na nimugoroba akaba ari 12:00, uba ugomba kubahiriza icyo gihe kandi zikonka zigahaga mpaka zikuye kuri nyina ubwazo, zikikuramo cyangwa se bigaragara neza ko mu nda zahaze. Iki nacyo uba ugomba kukinoza neza niba ushaka ko inkwavu zawe zitagira ikibazo na gito zihura nacyo ngo cyo gupfa cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye. Iki nacyo nikikora neza kuzonsa bihagije, ndizera neza ko nawe bizahita bibyara umusaruro ubona neza ko ari mwiza. Ku mwanya wa kane kuzigarura hamwe na nyina. Aha ngaha ikintu uzakora ni ukuzikura muri box zimaze kumera ubwoya. Aha ngaha ikintu ukora ni ukubaka akandi kantu gatoya aho ngaho nyina iba cyangwa se iyo box ukayigarura hamwe nayo kugira ngo nizizajya zirangiza konka ziyigaruremo. Aha ngaha nyine kugira ngo zimare kumenyera nk'abantu bororera ku tuyungiro ntabwo habaho abana. Urumva ko nyuma y'ikindi cyumweru zizaba zimaze gukuraho, bizaba byumvikana neza ko zabamo nta kibazo. Iki nacyo uba ugomba nyine kucyitaho kugira ngo umanaginge, umenye neza ko abo bana bawe batazafatwa muri ako kayungiro cyangwa se bikaba bibi cyane. Zigomba kurara hamwe na nyina ariko nazo zikarara ukubiri muri ya box yazo. Kandi niba wari usanzwe utakazi kanda like. Ku mwanya wa gatanu ari nawo tugiye gusorezaho, kuzigaburira neza no kuzikingira. Ubwo uzaba umaze gukora ibi bintu uko ari bine, so uzaba ukurikiyeho noneho no kuzigaburira neza no kuzikingira. Kuzikingira aha ngaha uba ugomba kuzikora nyuma y'amezi 2 zivutse. Ibi bizazifasha nazo gukura neza zitagize ikibazo cyo gupfa. Aha ngaha urumva kuzigaburira neza nyine bizazifasha kwiyongera, kubyibuha, usange nyine biri gutanga umusaruro. Gusa ibi bintu uko ari bitanu niba warabyarishije, nyabuneka ugomba kubikora neza kugira ngo ubarokore bose, kuko hari abantu bajya bagira ikibazo cyo gupfisha bitunguranye, ugasanga rya terambere turi kuvuga ntabwo bari kurigeraho. Ibi bintu bitanu nubikora neza uko nabikubwiye, ndizera neza ko icyo kibazo kizaba gikemutse.
niba wateze amatwi ibi bintu uko ari bitanu ukaba ugenda kubikora ngiye kuguhereza na bonus. Ikintu gituma abana b'inkwavu bakunda gupfa ni ukubangurira urukwavu rwawe ku zindi mufitanye amaraso amwe. Bumwe inkovu ziba zaravukanye cyangwa se rifitanye isano rya hafi. Iryo ni ikosa buri mworozi wese agomba kwirinda niba kubangurira urukwavu rwawe. Nyabuneka irinde kubangurira inkwavu zifitanye isano cyangwa se amaraso kugira ngo bikurinde iki gihombo. Ndizera ko iki kintu nugikora uburyo bwo gupfisha inkwavu zawe bitunguranye bizagorana, ariko nubangurira inkwavu zifitanye amaraso, nkubwije ukuri ko kuzirokora bizakugora. Iki nacyo nizere neza ko ari akantu k'ubwenge ugomba kubika ahantu. Turebeye hamwe ibintu bitanu ugomba gukorera abana b'inkwavu bavutse kugira ngo batagira ikibazo cyo gupfa n'ibindi bibazo byinshi. Ubwo unashaka kumenya uko wakuza abana b'inkwavu vuba no gutuma babyibuha, ikiganiro twaragikoze, jya kuri YouTube channel yacu View Rabbit Farm, urabona ikiganiro cyabanjirije iki kirimo ibintu bitanu byafasha abana b'inkwavu bavutse gukura vuba ndetse no kubyibuha. Niba utarakanze subscribe ibuka no kuyikanda, ngereka tuzahurire mu bindi biganiro.